ubundi se ni ngombwa pasiteri ajye kurahira ngo Imana ntidakora ibi ngibi ngo azacuruza akabari ngo azajya. Iyo ni indahiro byonyine ubwayo. Iyo ndahiro nayo ubwayo ukiyirahira urubanza batararuca. Abantu bose bitirirwa Imana bizera Yesu n'umusaba bari mu Rwanda no mu mahanga bose dukora muri deparatomi n'ugushakira hiti ahitari. Abakozi b'Imana nibareke gutwika hanyuma bareke no kubeshyera Imana. Ega abantu bose bahanuye kuri Bamporiki babonye yafashwe ntabwo ari abahanuzi. Abantu bose bahanuye kuri uwahanuye ngo bazamufunga n'uwahanuye ngo ntazafungwa bose nta muhanuzi urimo. Aho rero ntabwo mvuga kugira ngo bampe Imana yarampaye, ahubwo nanjye hari igihe mvuga bakanyataka banyumvise nkabaha. Nunaza akiyita umukozi w'Imana azagaragara kiye kizagera. Wabesha rimwe ukabesha kabiri imisi y'umujurira abazo. Umuntu rero naza hano akihindura umunyabitangaza igihe kizagera agaragara ko atari umunyabitangaza. Umuntu naza akihindura umuhanuzi igihe kizagera agaragara ko atari umuhanuzi. Umuntu igihe ni iyo uri kuri social media ntusoma commentaire oya nubuji. Yesu bavuze ngo ni umutware w'abadayimoni. Asanga Imana ivuga rwose kandi gakora imirimo bikanagaragara. Nemera ubuhanuzi nk'uwabatije abantu bakaba bahanuzi. Nemera umuhanuzi nk'uwemera Bibiliya. Nemera umuhanuzi nk'uyoboye itorero ririmo abahanuzi. Hari ubuhanuzi bw'ibitekerezo ukareba umuntu ukamuhanurira ukabeshyera Imana itavuze. N'aba rero babonye Bamporiki bamufashe bagatangira bango ngo Uwiteka aravuze ngo ntibazamufunga. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Imana akomeze kubana namwe mwese abadukunda ndetse n'abadukurikira ku Mpanuro TV. Tubifurize ibihe byiza cyane. Nizere ko mumeze neza mu nshe zigiye zitandukanye z'igihugu. Nizere ko muri amahoro. Ndizera ko Uwiteka Imana ari mu ruhande rwanyu. Tugize amahirwe cyane yo kongera kubonana n'umukozi w'Imana Apostle Yongwe. Ni igihe kinini cyane cyari gishize adaheruka ku Mpanuro TV. Apostle turakwakiriye. Urakoze Mpanuro TV. Yego. Wasuhuza abantu ni bya bindi ni kwa kundi dig gukira ni nonaha bari mu majyepfo mu majyaruguru bari muri diaspora gutera imbere ni nona. Indirimbo niyo rero igezwe dig kandi no muri studio kugira ngo abantu bayimenye. Abadashaka kumva iryo jambo bazanaryumva mu ndirimbo ivangwa dig. Gukira ni nonaha, kubohoka ni nonaha, gutera imbere ni nonaha, kwirukana imivumo na karande n'inyatsi ni nonaha. Uyu mwaka ngo uri mu bikorwa bidasanzwe, amavuta yawe ngo ari mu bintu bijyanye n'ibiterane cyangwa se no gukorera mu rusengero cyane. Umva yego. Abo mu majyepfo mu majyaruguru abo mu mujyi wa Kigali abari mu turere dutandukanye ni hano ikagugu kuri ararume no dukorera amaterano. Ubu ni hibirindiro noneho kuva saa 3 kugeza saa 10 za nimugoroba nimwe umuriro ubawatse. Uno munsi ni kuwa kabiri ejo mu gitondo abafite abarwayi abafite ibintu bitandukanye abafite mva bafite diplome babuza akazi abafite amaperime afite za lisase abakene abambu agaciro. Dayimoni zigomba gupfa. Umuntu agomba kuzana diplome akayitaha. Nibaze tubasengera Imana yacu irakora. Imana yacu irakora. Gukira ni nonaha, kubona akazi ni nonaha. Umwana yaravutse narabyaye. Nari ntwite kongera kubwiriza, nari ntwite kubatiza, nari ntwite gutanga igaburo ryera, nari ntwite kuyobora amasengesho yo kuwa gatatu, nari ntwite guhanura mpagaze imbere y'intama. Narabyaye rero. Nabyariye ikagugu muri aha turi nyine. Dore sare ngiri ya VIP. Aho dusengera ngari nanu ari VIP. Ntabwo mbisi abasengeragamo kuko abantu bagomba gukorana. Kandi ntabwo Imana impamagarira gutwara abakristo. Imana impamagarira kubwiriza abakristo no kubwiriza abanyabyaha.
kera abantu uyu munsi hari abantu benshi bavuga ati uzi yongwe wa kera yongwe wa kera atandukana nyiri umwana nakoraga iby'ubwana maze gukura ntangira gukora iby'umuntu mukuru ntabwo dukeneye yongwe wa kera sibyo ahubwo dukeneye yongwe w'ubu abo nyine ni yongwe wa kera nyine yongwe wa kera ntabwo ari uri kuri YouTube oya ubu ni yongwe mushya niba umujyi wa Kigali utera imbere abanyarwanda bagatera imbere abanyempano natwe tugomba gutera imbere ahubwo imvugo y'abakristo ni y'abantu benshi iravuga ngo iyo umuntu yabonye inkweto nziza zo kwambara agasa neza akarya neza kagira imodoka agendamo agatura ahantu heza bavuga ko yataye Imana ahubwo ni haba yegerejwe Imana Imana ntikenesha ahubwo Imana irakiza ntabwo twemeranwa n'uwabivuze ijuru n'iry'abera mubera rero umuntu yakwera ari umukene umuntu yakwera ari umukire ibyo afite amarangamutima ye n'uburyo yabivuze ariko ntabwo nkekarana bisaba imbabazi ku mbuga zitandukanye ntabwo twabitindaho Imana ni y'abakire Imana ni y'abakene hose iriyerekana nkunda banshakana umwete bazambona sabakene sabakire ntabwo amafaranga turayabona ahubwo turi mu ntambara zo kuyashaka iyo wicaye ukavuga ngo wabonye amafaranga ubu utarayabona iyo wicaye ukavuga ngo ahubwo turi mu ntambara dufite ibitekerezo bibyara amafaranga dufite iyerekwa ryo kubyara amafaranga dufite confidence zo kubyuka tukataka kugira ngo ibyo twatatse dushaka biduhindura abo dushaka kubabo wicaye ukavuga ngo twabonye amafaranga ntabwo araboneka sibyo kuko n'abahirwe bari muri iki gihugu ntibaratangaza ko bayabonye dufite ishyaka dufite iyerekwa dufite imbaraga dufite ubushake bwo gukora ahari ubushake kandi haba ubushobozi ndi umukandida wayo ndi umukandida w'amafaranga iyo ahaye abandi niyo nangimo kandi yampaye ni nayo igomba guha abandi ntirobanura abantu ku butoni byakorohera bigoye umuntu uri gukora ikiganiro kuri YouTube avuga ati ndarya iki cyangwa ndanywa iki cyangwa ndataha n'iki cyangwa baransohora mu nzu ariko byoroheye uyafite ari gukora ikiganiro afite n'ibyo akora afite n'aho ataha afite n'ibyo akora urwo rwego twararurenze tuza kuri social media genza kuri social media kuko nkeneye ko ibyiyumviro byanjye n'ibitekerezo byanjye bigeraho nshaka ko kugera sibyo kandi mfite uruvugiro umvise mfite uruvugiro muri kamera nyinshi ziteye mu gihugu hari mwizange muri kamera nyinshi ziteye mu gihugu hari mwizange kuko mu turere 30 hateyemo kamera za Yongwe TV no mu mujyi wa Kigali nabaribona bicara ndabona harimo abanyamakuru ba Yongwe TV ariko niyicariye hano iyo ndi muri social media banshaka kugira ngo ibyiyumviro byanjye n'ibitekerezo byanjye n'ibiganiro byanjye bigere kuri umuntu uwari wese ntange murare ntange confidence abantu bakomere mbwirize ntange inama nanjye mvuge kuko Imana yampaye kuvuga aho rero ntabwo mvuga kugira ngo bampe Imana yarampaye ahubwo nanjye hari igihe mvuga bakanyataka banyumvise nkabaha ahubwo hari abaza kunyumva banyatake mbahe ntabwo abatanga ari abari hanze na hano mu Rwanda turatanga cyane cyane kuko abantu batareshya mu rwego ibyo rero byakomerera wa wundi
kuko yanavuga nk'ushonje je ntabwo mvuga nk'ushonje mvuga nk'uwariye nta nubwo mvuga nk'ufite ibibazo mvuga nk'udafite ibibazo shobora kwicara nkavuga nk'umupasiteri kuko ndi umushumba uyoboye amatora ya Holy Church mu Rwanda no mu mahanga dore ko n'ahandi imbere yaho nsengera. Hanyuma kabiri sibyo shobora kuvuga nk'umucuruzi kuko mfite business nkora, shobora kuvuga nk'umunyamakuru kuko mfite ikigo cy'itangazamakuru, shobora kuvuga nk'umunyarwanda sibyo, shobora kuvuga nk'umunyarwanda, shobora kuvuga nk'umucuruzi w'imodoka kuko mfite Retico Cars Limited, umvize ducuruza Hyundai. Shobora kuvuga nk'umuntu ukiri muto w'umujeni kuko urabona ndacyari mutoya nubwo mfite abana b'inkumi, mfite uruvugiro nibandeke mvuga, ahubwo sindavuga ngiye kuvuga, ngiye kuvuga mfite ibyo kuvuga. Oya ndahari nakwataka, oya ni bazifunze za YouTube bazifunze, nzavugira iwanjye, nzavugira mu rusengero, nzajya kuri televiziyo, nzajya kuri radio Yongwe FM mu minsi mike murayibona. Ubwo surumva wambuza kuvuga gute? Urambuza kuvuga kandi ncuruza kuvuga. Mfite business yo kuvuga. Business yanjye ni ukuvuga mu buryo bubiri. Hari ukuvuga bitari business, mbwiriza ubutumwa bwiza nk'ukura abantu mu rupfu rw'iteka mbajyana mu bugingo bw'iteka. Nubwo wabyita business abantu barihana. Hari ukuvuga bwa kabiri nk'umuntu ucuruza itangazamakuru, nk'ukora ibiganiro bya murika business, nk'ukora ibiganiro bya murika business. Uze kundeba saa 4 kugeza saa 5 ndaba ndi muri murika business live ndi gucuruza. Ubwo se wambuza kuvuga gute? Umuntu naza hano akiyita umukozi w'Imana mu gihe gito cyane hazaboneka ibimenyetso by'uko atari umukozi w'Imana, azigaragaza, azirangiza. Ibintu bye bizagenda byigaragaza yirangiza, bazagenda birangiza kuko atari abakozi b'Imana. muri iki gihugu asenga Imana ivuga rwose kandi igakora imirimo bikanagaragara. Umva kuwa gatatu nawe hejuru hari ugomba kuza ukavuga Imana, ibintu uvuga biraryoshye. Okay. Umuntu naza akiyita umukozi w'Imana azagaragara kiye kizagira. Wabesha rimwe ukabesha kabiri n'umuntu avagwa iminsi y'umujurira abazo, sibyo? Wumvise? Umuntu rero naza hano akihindura umunyabitangaza, igihe kizagera agaragara ko atari umunyabitangaza. Umuntu naza akihindura umuhanuzi, igihe kizagera agaragara ko atari umuhanuzi. Umuntu igihe ni kiza ukihindura buri muntu wese. Numva rero ibyiza nukuza udatwika, ahubwo ukaza ufite icyakuzanye. Ibyo ntabwo twabimenye. Urumva ibyo ntabwo twabitindaho. Uwiswe igisambo wa mbere niwe mukiza, ni Yesu. Bavuze ngo ni umutware w'abadayimoni, ngo ni ikirura, ngo ni umunywi w'inzoga. Icyo umuntu yakwita kuri social media n'icyaguteranya n'umuntu iyo uzi social media icyo ari cyo. Uwanyita imbwa ntabwo namira rumurizo, uwanyita ihene ntabwo nahebe, uwanyita ikigoryi ntabwo nazana urukonda. Iyo uri kuri social media ntusoma commentaire, oya nubujije, bituma utakiribure y'ibyo ukora, ahubwo ureba uravuga igihe natanze message yagiye ijambo ubindi kuvuga. Haraneza bati turanezere kubona Joseph kumanura atuvuza ibintu biryoshye. Hari n'undi bati dore uko gisa kiragatsindwa. Ntabwo nitaye kuba ngo dore uko gisa, ahubwo nitaye kubyo navuze.
888 0788 54 11 18. uraba wihuse cyane icyo ndi kuvuga mu kazi baramusuye n'umuturage ejo bundi basubikiye nemera ubuhanuzi kuko ndi umuhanuzi nemera ubuhanuzi nk'uwabatije abantu bakaba bahanuzi nemera umuhanuzi nk'uwemera Bibiliya nemera umuhanuzi nk'uyoboye itorero ririmo abahanuzi ndabwemera oya ubuhanuzi nyine ubuhanuzi iyo bavuga ubuhanuzi ahubwo wambaza ngo bamu bice bingahe hari ubuhanuzi bw'ibitekerezo ukareba umuntu ukamuhanurira ukabeshyera Imana itavuze haba ubuhanuzi bw'amarangamutima haba n'ubuhanuzi bukomotse kuri Satani buza buje gusenya cyangwa buje gusuzuguza umuntu cyangwa kwerekana umuntu ko atari umukozi w'Imana hakaba n'ubuhanuzi buvuye ku Mana ubuvuye ku Mana rero Imana iraburindika busohoza bukubahirizwa ubw'amarangamutima n'ubw'amarangamutima ntibuzasohora ubuvuye kuri Satani bushyira abantu hanze ntabwo bibaho ntabwo 25 wayikora nshaka gukora ariko nanjye ndi cyangwa batumirwa bareke bakora nimba bihutirwa oya nyine ndi kuvuga mu bitaro 25 kuko iminota mu mazi iminota iyo twayitangiye twabanze gukorera na mutabazi sigese ubundi batinza undi baje bana gusaka kuri imihanda bandi bango ningi batinza iyo nsubiza yombera cyakama kamo ningi batinza iyo ntinze nsubiza reka rero nsubiza muri ntabwo amajwi ntayo dukorana uwuhe abantu bose bitirirwa Imana turakorana abantu bose bitirirwa Imana turakorana ariko abantu bose bitirirwa Imana bizera Yesu n'umusaba bari mu Rwanda no mu mahanga bose dukora muri deparatomi avuga ko hanyuma nabyumvise ndanabifite nugushakira hiti ahitari abakozi b'Imana nibareke gutwika hanyuma bareke no kubeshyera Imana umuntu ntabwo azemerwa kuko yahanuye azemerwa kuko yamenye neza yakiranutse Imana ikamwemera iyi Imana yakwemeye ikwemeza n'abandi nurwanira iyi Imana ikwemeye ikwemeza n'abandi iyi Imana ikwemeye ikwemeza n'abandi ntabwo ari ngombwa abantu bose barashaka nyine kuba abahanuzi abandi barashaka kuba abanyabitangaza nta bitangaza bafite abandi bagashaka kuba abahanuzi nta buhanuzi bafite abandi bakabeshyera Imana abantu nyine bari kuri saga Imana yo yarumiwe abantu bo bari kubati budududu bari gusakuza ariko Imana yo nyine yarumiwe hari ibyo ibona nayo ikumirwa ntabwo ari ngombwa ubundi se ni ngombwa pasiteri ajye kurahira ngo Imana ntidakora ibi ngibi ngo azacuruza akabari ngo azajya iyo ni indahiro byonyine ubwayo iyo ndahiro nayo ubwayo ukiyirahira urubanza batararuca uba wataye umurongo wa Bibiliya ngo nibatagira ngo nzajye kugira
no ega abantu bose bahanuye kuri Bamporiki babonye yafashwe ntabwo ari abahanuzi nta numwe w'umuhanuzi urimo abantu bose bahanuye kuri uwahanuye ngo bazamufunga n'uwahanuye ngo ntazafungwa bose nta muhanuzi urimo nta urimo uwari kuba umuhanuzi n'uwari gusanga Bamporiki mu nteko nshinga aho yakoraga muri ministeri yambaye kwa kundi muri ya modoka y'ibagena bakavuga ngo Bamporiki ugiye kuzafungwa ugimageragere uwo niwe wari kuba ari umuhanuzi ubu arashobora kuba wenda niba hari uwo bahuye amwibuka n'aba rero babonye Bamporiki bamufashe bagatangira bango ngo Uwiteka aravuze ngo ntibazamufunga abo bose sabahanuzi nubwo amarangamutima ubuzi w'umudugudu arambwira ati ntabwo ushobora kuba urira uruhimbi wabeshya abakristo kuzagura urupangu ati ntuyobora ashyiraho n'undi uyobora namwe ni pasiteri nari nishyuye kuwa kabiri nimugora mu masambi namwe ni pasiteri ntabwo ari byo je naguze urupangu anshyira mu kamodoka ke ndakibuka tugeze mu rupangu abantu bavuze ngo ati dore boss n'uyo bati boss ntuzatwongeza imishahara ntuzatwongeza ubukode boss ati yarayishyuye nimugoroba yaraje hagana imbere yako ati ni Imana ya Joseph ndayitinye ndayubaye yemera ubwo ayidegree mini degree tangira oya ubwo nibyo natangaga uwo mu pastor kandi ikindi nacyo umvise najyaga mpanura ngahanurira abantu birirwa batonze umurongo akambira ati ubuhanuzi bwawe simbwemera kandi anyobora mu mudugudu akandwanya cyane ndamubwira ni pasti je nzaguha ngiye mu masenge uyu munsi ndarara mu butayu nsega ejo nzaguhanurira hari kuwa gatandatu namuhanuye ibintu bitatu bita bisohora atangira kubwira abantu ati uyu ni umuhanuzi wemewe kane Imana yakijije umuntu mu giterane ndi kubwiriza ari kuwa gatatu umwana w'umukobwa ufite akaboko kabaye gutya ntanamukozo ndi gusenga mpamagara imbaraga z'Imana akaboko kararambuka pastor arahabyemera yahise njyana kuri restaurant yitwaga Karibu amaterana yanjye urahazi kuri Karibu ahita njyana kuri Karibu kungura ibyo kurya umvise ama n'ibihumbi 50 niwe wateranije inama y'abapasiteri bavuga ati uriya muntu ni umukozi w'Imana ni mu muhindure mwarimu natwe muraduhemba turaba pasitoro nawe ajya hembwa abantu bazemera ni inshuti yanjye ndamwibutsa ahubwo Imana nke kuzasangira nawe muri no misi wabyumvise muri makeya abantu bazemera ibyo rero abantu nibabyumvaga ko byaba barabibona kwizera ni ukwizera kwizera kugira amaguru kujya mu mujyi kwizera kufita amaguru kujya ku nganda aho bacuruza kwizera kuravuga ntibagucecekesha kwizera ntibagutera ubwoba kwashize ubwoba kwizera kwashize ubwoba ntibagutera ubwoba kwizera kwashize ubwoba ntibagutera yego jambo rikuryumva kwizera kugira amaso kurabona kwizera kugira ubwenge kuratekereza kwizera ntabwo gucogozwa n'amagambo kuko kwarenza amagambo ibi bintu mvuga rero iya idigiri mini digi ijya kuza nkuko wari uyimbajije nari ndi mu masengesho y'imisi 40 nk'imwe ya Yesu Kristo 40 kandi icyo gihe nyuma yo guhabwa izo nzu no kubaka itorero twarasenyutse urwo rupangu naje kurugurisha naje kurugurisha tujya gukodesha inzu mva mu nzu y'ibihumbi 400 nakodeshaga ngera ku ya 200 mva ku ya 200 ngera ku y'ijana icyo giterane nakibagamo madamu wanjye umuhamagara cyangwa tujyane nge kuhakwirika nakibaga icyo giterane nakibayemo mba mu nzu y'icyumba na saro muri umuryango ifatanye n'akandi kazu kagakoni kari hanze abana barara mu gakoni twarakubiswe mfite ibibazo hahandi nenda gusara kandi aho nagiye kuhaba mvuye ahantu bita kwirimba ry'Nyamirambo mu gatara ariho dutuye wumvise umugora ndeba akareba hasi nanjye nkareba hasi nibaza nti umugore n'abana nzabagira gute nkora amasengesho y'imisi 40 kandi ayo buri mugoroba nari mfite igiterane cyo gusenga no guhanura imisi 40 buri mugoroba mfite igite ndi mu masengesho ntabwo ari bya bindi amasengesho ya Apotre Joseph amwe yakubera ngo mujye mujya nimugoroba munywe nimugoroba nge nsenga nk'umupanekote ngiye muri 40 nta mazi ari mu isukari nta ji nta gikoma nta mata
Minsi 40 kizi. Ibyo byihorere friend. Ibyo byihorere Minsi 40. Nguhe batatu twasenganye bari muri uyu mujyi 40 ku munsi wa 27 narice ngiye kubona mbona jaride nice muri jaride mbona jaride irirutse mbona inzu zirirutse mbona insina zirarandutse mbona ibintu byose byitase umuntu nkabonamo karindwi ikizungera kirankubitani kubita hasi bazana amazi bansukamo hanyuma bansuka amazi agahera mu mwobo akananirwa kumanuka narabaye nsa nk'iyi ntebe umuntu avuga ibintu nimukagere ngo ni ibintu yumvise ari mu mujyi byari ifiriti n'iki byahurututse humvise umva nabasha kujya kwihagarika ntagira gute banterura madama akajyaza agafata ibase n'amazi akanyuhagira aho nicaye ntabasha kuyora amazi gutya niyuhagire meze nk'umuzimu nkanuye gutya amasa nagana hari abakristo biwacu bansanze aho hantu ku munsi wa 31 bahamagara madamu ati wowe ugicucu baratuka umugore wanjye tugiye guhamagara polisi tugiye guhamagara leta umugabo agiye gupfa bavuza induru nifungiranye bambonye bona narapfuye meze nk'igini ariko ndarandota aho narahanuraga bya hatari hari umukobwa nabwiye ni wowe taha uje kwitegura ejo mama wawe azapfa niko Imana imbwiye arapfa bajya gukingura ni kandi nubwo nasenga Imana imbwiye yuko atari bukire witegure rero ejo mama wanyeretse kwaza ubwo icyo gihe abakristo uza amafaranga nakuye muri ayo masengesho abantu bose bazaga bakampa amafaranga ntawe mvuganye nawe uko umuntu anzaniye amafaranga uko nunzaniye amafaranga undanzaniye amafaranga njugunya munsi y'akamatora naryamaga nakuyemo amafaranga arenga miliyoni 10 ibyo mvuga ni ukuri abantu bamaga njugunya hano mu mujyi hari n'umuntu wanzaniye miliyoni 3,700 azana n'undi muntu amafaranga azana umuryango wose ati nahuye n'Imana kuko yaraje ndamuhanurira mubwira ibintu byamubayeho kuva yavuka mubwira nibibaza afite ndanavuga ngo genda wipimishe bakubeshye kurwa arasara indwara birakize uyu munsi yambwiye ko azubaka urusengero kandi numwe mu bantu bakize bari muri uyu mujyi wabyumvise hari umwana w'umukobwa waje kundeba afite fiance muri Amerika fiance muri Amerika umugabo wacuruza ibintu bya essence na bya petrol na essence muri Amerika wumvise uya muri za Nigeria n'ahandi na za Cameroon afite y'ibigega afite umufiance azino na waje gukora ibintu bya company ageze ino wa mufiance ahita muboroka aramuboroka kuri email umukobwa yaje kundeba yarabaye nk'umusazi mitamubwira ni wowe ukinjira umugabo wenda mutegetse bari uyu munsi ku munsi wa 15 uzamubona i Kigali yaje kukwirebera yaje kumureba i Kigali amakuru yanyemereye kungurira compressor imodoka nziza cyane Benz nziza iyo wasenze rero wumva iby'abandi batumva utekereza iby'abandi badatekereza unakontorora byose unavuga iby'abandi batava ibi mvuga byo kwatura ibikomeye udasenga ntabwo wabyatura ubwo mbwiye bandi bango Joseph aracyasenga ngo Joseph udasenga wabwira no kuzakora ibintu nk'ibyo ugira udasenga wabitinyuka wakomije kubwira ngo uzaseba uzamwara uzabigenza gute wabivugiye iki wavanje n'umugore wanjye najyaga mvuga ibintu nagera mu rugo umva induri kavuga kuko ibi bintu wavuze ubona dufite abana iyo ureka Imana ikazabikora utabivuze ariko uyu munsi aravuga ati wowe naye mubajije nariko sheri uracyanyizera ati wowe ati ahubwo nzaguha kado muri ino minsi ati kuko uri umuntu w'umugabo watura ibintu bikaba kamemu rero ibyo bintu bizanwa kwizera kuzanwa no kumva ijambo twasomye Bibiliya turanayiga tumaze kwiga dusanga Bibiliya atari igitabo cy'imfasha nyigisho nari nkaha muri Yesaya 45 niho naramutse nsoma ngo ibi nibyo Uwiteka abwira Kuru uwo yimikishije amavuta kwagufashe ukuboko ati ni ugufasha ukuboko kw'iburyo ibi nibyo Uwiteka abwira Kuru uwo yimikishije amavuta ati niwe ugufasha ukuboko kw'iburyo nkakuneshereza amahanga ari imbere yawe nzagukenyuza abami ngukenyeze nzakujya imbere hataringaniye mparinganize nzamenagura inzugi z'imiringa ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri
wumvise n'Imana ikubwira ngo nzakenyuruza abami, Imana izafata ubutunzi bw'abami ibuguhe, ibihindizo by'imiringa n'inzugi zifunze Imana izafungura ku bwawe. Aya magambo wayumva ukumva ko kuro ari wowe, ukumva ko Imana izakingurira ko ari wowe, ukumva ko atari uwundi bireba, ukumva ko atari imfashanyigisho, ukayizera ukayagenderamo, niko kwakira. Ubuhamya bwanjye rero n'ibitangaza Imana yankoreye n'iby'inkorera bishingiye mu mpano Imana yampaye. Mu gihe cyose nkifite impano y'Imana nkaba mu muhamagaro, ntabwo nzakena, ubukene naraburanduye, narabwirukanye. Ntabwo nzazima kuko namenye ibanga ryo kutazima. Ibanga ryo kutazima hari ibyo abantu bakubwira ati buriya yaraguye yagize oya. Iyo uguye impano y'Imana ntabwo igenda, kereka iyo wanze kuyikoresha. Birabango niba nubwo wagwa wakwihana. Ega reka nkubwire pasi, wenda icyo kije tutagiteganyaga. Iyo umuntu yari umukristo akagwa, iyo ugarutse mu gakiza ntabwo uzuri umunyagice, uri umunyamubatizo, utangirira aho warugereye mu buryo bw'umwuka nukomereza. Gerera Imana yarampamagaye, sinzagwa kuko Yesu Kristo yagwanye umusaraba gatatu ku bwanjye, sibyo? Nubwo nagwa ibanga ryo kwihana ndarizi. Gatatu, ndi umukozi w'Imana. Sindi umukozi w'Imana kuko ndi umukiranutsi, ndi umukozi w'Imana kuko Imana yangiriye icyizere ikantoranya. Gatatu, sibyo? No gukiranuka ni inshingano zanjye kugira ngo nubahirize amahame ya Bibiliya nyagenderemo. Iyo wamenye ibyo rero uravasa. Ku isi yose namenye ko nkenewe. Ukenewe sije Yongwe, sije Joseph, Apostle Joseph. Oya, hari ibiri muri nge. Ibyo bikenewe. Hari ibiri muri nge. Aya magambo y'ibyiringiro Abanyarwanda mutayumvise nzayabwira abandi. Mundwanyirije hano ndashaka handi batangwanya. Uzavugira Imana paka none numurage ngomba kuraga abana banje. Iyi Mana twatangiranye ikaba ingejeje aho nshaka kugera. Nta nubwo imfitiye zanzu n'indege n'imodoka gusa, imfitiye n'ubugingo buhoraho bubonekerwa muri Kristo. Paulo avuga ngo ndakubitana ibipfusa ariko simusha, ndashaka gusingira. Icyo Kristo adufatira rero si imodoka samazo n'ubugingo buhoraho. Ariko tukiri mwisi uzi guhembwa udufaranga imyaka 5 utwishyura umupagani utemera Yesu. Tekereza gahinda nkako. Utemera Yesu. Uzi gukodesha inzu y'umupagani akajya kubwira ati izo ndirimbo z'abarokore z'abakristo sinzishaka. Zifunga cyumvira mu rupangu. Gabanya indirimbo zivuga Yesu muri uru rupangu wishyura yawe. Uzi kujya gukodesha inzu umuntu akakubaza ngo ufite abana bangahe? Ngo niba ufite abana barenze 2 ntabwo twaguha inzu. Nitwa inzu yacu nibamwo umuntu afite abana beshi. Uri umukristo usenga Imana. Uzi guhembwa amafaranga yose akagendera ku bukode. Ugasigara abana bajya ubusa ukwezi kugashira wasazi. Niba rero Bibiri ivuga ku Mwisiraheli wese agomba kugira ihema. Abakristo nibabwira Imana ibaha amaso. Niba Imana ivuga yuko, wumvise ivuga yuko Umwisiraheli agomba kugira ingando, abantu bakwiriye kwakira ingando. Noneho tukarenga n'urwego rw'amaso tukagera ku rwego tuba bakire umuntu atura hashaka. Urumva gutura aho ushaka? Hari ugutura aho ufite inzu. Abakire ntabwo batura aho bafite amazu, batura aho bashaka. Je nifuza kuba mu buzima ntura mu ikaritsiye nshaka, ntatuye mu ikaritsiye mfite mu inzu. Ugatura muri karitsiye ushaka atari ufite mu inzu. Kameme nkabango mfite inzu Kimironko ariko wenda ntuye Kimihurura kuko mashaka. Yego. Ejo nkabango sinshaka gutura Kimihurura ngiye gutura Nyamirambo kuko nshaka Nyamirambo n'urugero cyangwa Kagarama n'ahandi cyangwa Kimironko cyangwa Kagugu. Bitewe nuko ninkenera y'amadolari 200 mfite ayo kuyishyura. Nangi sange baranyishyura n'urugero ndi kuku nubwo buzima bakire babamo. Nagiye mu rugo rw'umuntu bantegurira meza. Sibyo? Bantegurira meza pasi. Icyo gihe wari gishonje cyangwa nayo byari byaraciye? Inde? Icyo gihe nari ngishonje. Yego. Bantegurira meza. Dore ko nanasanze iyo saramanje bateguye ha meza wumvise. Dayihatsi ipakuruye.
ndebye igiciro cya saramanje yo kuriraho nsanga iguzwe miliyoni 7,200 ngahe. Saramanje ibaze icyumba iteyemo iyo meza yo kuriraho n'intebe za magana ni miliyoni magana. Wumvise icyumba iteyemo, reba ahantu iteye muri saramanje utaragera muri saro. Mparebye ndacanganyukirwa. Bateguyeho ibisorori. Bateguyeho ibisorori, inyama zo mu mazi zitogosheje n'amaburusheti, ibirayi, ibinombye, ibigize guti inyama, amasosi, amaserera, ibiki. Ndareba tibaza nayo uyu muntu my friend yavukiye amezi 9 nkayo navukiye. Ndaravukiye imyaka 3. Yavukiye imyaka 3 koko Joseph Ndaziriki. Yeah. Nageze mu rugo mfata imyanzuro mbwira madamu ni mada hari ibintu tuzapfa mu rugo rwanjye. Ninongera kubona agasorori kame ku meza nzagatera umugeni. Nizagatera nibura uzaje wihangana. Kabe karimo ibijumba, akandi ibishyimbo, akandi ibirayi, akandi agaceri, akandi imboga z'imbwija, nibura tudusorori 4-5. Kandi byahise bimfata n'uyu munsi. Ngeze mu rugo ngasanga ku meza wanjye hari agasorori kamwe cyangwa 2. Mitanjya kwiryamira. Shaka ibisorori binini wenda wivanga. None se umwana waho mbona uburyo bagira, noneho bazana akajereka ijagi rimwe amata y'ikivuguto, irimo inshyushyu, teremusi irimo ashyushye, ji ya natirere, ano maji y'inyange. Aba bantu koko n'abantu nkanjye kubera uratekereza ubukene isuka n'agatebo kuyipe ubukene ndagira tabani yaba byashobokaga wenda mfite ibifu 3 nkore na reserve wenda mara ukwezi ntongeye babyanura byose sha ndataha mbwira umugore n'ibyo nabonye. Hashize iminsi njya gusura undi muntu w'umukire ahantu navuze izina, arambwira atese ati nuhagera ku rupangu mbwira. Andangira ku rupangu, ngeze ku rupangu ngiye kubona mbona urugi rurifunguye, nta urukoze rurifunguye nta urukoze, ruragenda rwinjira mu gikuta. Ndungurutsemo mburu rufunguye ariko narinda mpfira aha ngaha nsubira inyuma. Ahagara hejuru muri etaje arambwira ati nijye urufunguye. Abandi bafite imfunguzo, inzugi bafunguza telekomande. Hari undi mugabo herutse kuntwara mu modoka yiwe simuvuze nejo havuba muri iminsi. Oya nta mezi 3 ashize. Wumvise tugeze ruguru y'urugo afungura urugi rwe akiri ku rupangu rwa 3. Aje nikora nabo inzugi zirifunguye. Naho ubwo ngubwo uko natinyaga kwinjira ari kundeba muri kamera, ari kundeba ari kureba yurimo yasetse. Ubukene mageze nyine baranyakira ngira ubwoba, naho nahasanze ameza rutayayandi ndarya ndanywa. Arangije arambwira ati bigende gute? Atakira amafaranga ushyire sase mu modoka. Essence yayimpaye mu mayero. Ntabwo nari nzi ko hari abantu bafite amayero mu kabati kabo. Yampaye amayero navunjishije. Umva igini ryarapfa, uwayaguha wahita urongora. Ayo mayero yampaye ngo ngure essence, uwayaha pasi yahita arongora. Harimo inkwano na materiyeri zose no gufata irembo byose. Arambira ngo genda ngo genda umwe essence mu modoka. Hari abantu bafite amafaranga nshuti yanjye bagezeyo. Hari n'abandi bari rwavanga ngo nta kigenda ngo nzajya kanyarira manuke ngo none baratatse isi. Babona amafaranga barayakorera. Nusonza rero ntuzagire ngo nabandi barashonje. Nutagira imigambi kuba umugabo ntabwo ari ukugira ubwanwa, igihagararo, amakote. Umugabo ni ibitekerezo. Abantu basenga kuba umugabo ni ukugira ibitekerezo no guhangana n'ibibazo. Abantu basenga rero n'ibibazo, mpanganye no gutera imbere, mpanganye n'ibintu natuye kugira ngo bisore, mpanganye n'ivuga butumwa. Ibyo nibyo biranga umugabo. Hari gihe nanjye mpangana nkumva umutwe washyushye nkajya Marriott cyangwa convention cyangwa ndahantu nkicara ku matara nkanywa ka coffee nkavuga nti reka naye nkatanga ryambwiye madamu ntindaryama kare njuke. Kuba umugabo ni ukubyuka ugahangana. Umugabo udafite ikintu ahanganye nacyo kugira ngo akigireho mu gihugu, abo ngabo batuma igihugu gihangana. Umuyobozi ni uguhangana na ministeri uyoboye kugira ngo ikure ku rwego ugeze ku rundi. Kurwana yuko ikiriho cyagira ni ikintu cyiza cyane kugira ngo udatsindwa. Kandi none irindi hame ribamo, iyo ugize shake ukabona bya bindi wapuraninze ntubigezeho wicika intege. Hahombo wacuruje, haguhagaze, hatsindwa uri muri stade. Yego
ikintu cyiza kandi gikomeye cyane yenda ndashaka ko tuza gufata aka kanya kugira ngo twinjire muri kintu abantu benshi cyane hari yavuga ati aposo nibyo koko uduha ibitekerezo tukabikurikiza tugasubizwa tugakira ukaduha ijambo tukabohoka ariko rero Imana yavuga ati se kuki twebwe dusengera ibintu ntibikunde niki gishobora gutuma usengera umuntu ukansengera ngiye pasi ukansengera ati nsengeye gusengera pasi Imana impa umugore w'umugisha bigakunda nk'umuntu ubukwe bukaba rwose bugataha undi ukamusengera akasubizwa ngiye nkasubizwa we ntasubizwe niki gishobora gutuma ibintu nk'ibyo ngibyo bibaho kuko kenshi bikunda kubaho cyane ati se kuki abwira asengera abandi bagakira ngiye kuki namusengeye ko ansengera ntibikunde nukubera iki icyo reka ngisubize mere kucyo wavuze ubu se ningusengera ngo ubone umugore mwiza ugukwiriye ndajya no kumukurambagiriza uratera intambwe yo kujya kurambagiza uwo mugore ariko nujya kurambagiza aza kumva ijwi rimbwira ngo none yaba ari umugore mubi yaba atari uyu nagusengeye icyo nirukanye ubwo bwoba ariko uragenda wowe ubwawe utanga igitekerezo nutinde rero banga uyu mukobwa umenya atari mubi umureba mu gituza umureba ibirenge umureba atayi umureba ibiki niyo ugiye kugura itise ugiye kudodesha ikote cyangwa ishati ukajya kugura itise ukareba amatise gutya ukareba amatise gutya ucagura ati sipfuka kubera ko ziragucanga jewe niba uvuze uti ngiye gutangira business I dig rimini dig nyimara kugusengera kodesha umuryango Imana yazana umukiriye muri uriya muryango yawuzana no muri wa wundi wumva ijwi rikubwira ngo ntabwo ari uyu nuvuga ngo genda umusore mfite umukobwa nkunda nagize ubwa bwo kumurambagiza reka ngukorere deliverance nirukane karande z'ubwo bazi wabo wasoni wabo wanyuko nirukane inyatsi n'imivu nurangiza genda umuha icyifuzo icyo kuvangwa arakubenga ntibikureba je nabitegetse wowe tera intambwe niba ubuti gengiye gusaba akazi ukanzanira ibaruwa ukanzanira lisanse cyangwa maîtrise yawe cyangwa diplome yawe uvuga uti mukozi w'Imana Joseph yayifasheho yayisege cyane ayimwoherereje kuri WhatsApp icyo usabwa niki ya hano uvuga uti jewe umvise njewe Joseph yansengeye mu izina rya Yesu hari umwana uherutse kuza kunsaba akazi hano yarantunguye yaraje yinjiye hano muri biro yanjye niba ari wisaba akazi sibyo nyimara kumubwira arambwira ngo ayidigire mini dig kuma akazi ni nonaka nese mwana igenda urebe delegiteri ushinzwe imwe mu by'abakozi imwe mu makampani turi gutangiza ugenda umubwire ibyo wize yahageze nahamagaye delegiteri ni umuntu afite kwizera umuhakaza azakubera umukozi mwiza yaje muri ayidigire mini dig kubona akazi ni none arazavuga ati jewe naje nizeye mushumba nahandi hano uzadepoza muri iki gihugu akazi kanjye karaka simbivuze ngo nundaze kuza bimbwira ariko nahise nk'amabi bitewe n'uburyo yajaje muhuza n'ushinzwe abakozi aragenda koko asuzumye asanga akazi aragakoze yataza se kugira yataza mu kwizera kandi akiza aramama ati hari ikintu nizeye ko kibaho uyu munsi kandi kiraba ati wizera ko kiba ati nizeye ko kiba aje rahita ambwira icyo akazi muri kampani n'urugero nguhaye ariko hari umuntu ubwira ibintu wibuke kera igihe bahinduraga amafaranga muri niba atari 95 ni 96 cyangwa se 97 intambara irangiye bahindura amafaranga iyi leta yacu iri guhindura amafaranga yo kubwakera yego bibiri guverineri wa banki nkuru y'igihugu yatanze itangazo leta irayitanga kuri televiziyo ko abantu bose bagomba guhinduza amafaranga hari abantu batinye guhindura amafaranga kuko kera amabanki yaratarawa menshi abantu babika amafaranga mu ihembe mu mweko n'ahandi babikaga wumvise umuntu akavuga ati ninjya guhindura amafaranga abana baramenya ko nyafite bayansabe kugeza ubwo leta yatanze itangazo ko ayo mafaranga atazongera gukora amafaranga apfa ubusa ubwoba rero umwuka wa karande w'umuvumo utuma umwuka w'ubukene utuma ugura ikiro cy'inyama ukazicamwe ibipande ukabara inyama uri kuzikata ukavuta uyu munsi turi abana batatu bararya imwe tuzazirya iminsi 3 yazibari umwana naheruka kurya inyama afite amerwe yazo nizo watetse ntaziriye umwuka rero w'ubukire urakubwira ngo shyira inyama ku meza abana barya inyama Imana yatanze inyama neje izatanga izindi
icyo tera intambwe ukore, tera intambwe ukore, ejo uzayabona. Umwuka rero wa karande w'ibitekerezo, sibyo? Nasuye umuryango ntavuze izina mu minsi itambutse yashize ukwezi kumwe, mpageze hari nimugoroba, hanyuma kuko nagomba kuganira n'uwo muryango tugakorana igitaramo, sibyo? Hanyuma ngiye kubona mbona ku meza bateguye umukati n'icyayi, ndaza ntese kuki mutarya kumanywa? Ngo hoya, ngo abana bacu bamenyereye kurya umugati n'icyayi gusa nijoro. Ariko nkurikiye ndabataka kuko urumva nzi kuvuga, nsanga na amategeko yashyizeho na nyirurugo ngo abana baba bariye saa sita, ngo baba bagihaze. Abana bakiranye bakinywe umupira bagendesheje ibikurutumu barebye filimi, urima abana kurya gute? Ariko navuye uwo mudayimoni nk'ukubise, nshyiraho n'amategeko yuko bazajya bateka nijoro. Ubu bararya. Umugabo yaje kundira arambwira ati Joseph, ari nimugoroba arangurira turarya inkoko turarya, arangurira ati abana banje ubu nabo bariye, ati Satani yari yarigishije abana banje kutarya nijoro. Umwana agomba kurya kanywa, uwo ni umwuka w'ubukene. Karande rero y'ubukene, ujya kugura ipataro ikakwereka ngo guri y'ibihumbi 10, iya 25 ntigukwirira henze. Iyo si yawe harabigena. Si yawe. Wajya kugura inkweto ukagura za veniseke zimwe za 15, wayikandagiramo tari gahita ipondama, kandi hariyo wagomba kugura 50 ukayambara umwaka, urahombye. Umushinwa yarempirimye, harimo pirate na original. Abakozi b'Imana dukwiye kuva mu bipirate tukinjira muri original, tugatekereza ibintu byiza by'icyubahiro. Uhura n'umuntu yambaye t-shirt ukabona umupira wambaye si wo, wawumese uwahe rimwe irange rikavamo ukajugunya, ugasanga wambaye imyaka 5. Hari umushuti wanjye tugendana w'inshuti yanjye, uzamubona tugenda simvuza amazina ye, afite ama t-shirt yakuye mu Butaliyani, yaguze hasi agura imyenda ihenze cyane. Arakubwira ati iyi t-shirt yanjye nyimaranye imyaka 5-7. Ari mucyasa niya wambaye umuntu, niya yambaye mba ndeba ari gukoraho, kuko je urumva nangiye gukura imyenda ihenze vuba. Wumvise? Yaguriye rimwe inkweto urayambara kuko ikirenge ntigikura. Inkweto urayambara imyaka 5 ari nshyashya ukwira ku ikositimu abantu batangara. Ariko nujya kuguraguriya 25 n'iyi10 nuyambara iyo ntibateraho taro ntibagira gutujugunye. Kubera yuko karande ziwanyu ufite amafaranga, ariko umuvumo w'iwanyu kwereka ko utagura ibihenze, utarya ibihenze, utarara ibihenze. Tujye mu byo kuburiri. Hari ahantu ushobora kugera ugasanga umuntu afite amafaranga n'amafaranga, wagera mu gitanda rara ugasanga rarara mu gitanda cy'ibihumbi 70, kimwe yicara ngo gagagagaga, yahindukira n'umugore bapfumbatanya ati gagagagaga. Umudayimoni w'iwabo ni wamwereka ko yagenda guri igitanda cya miliyoni cyangwa miliyoni 3 cyangwa miliyoni na magana ngahe, cyangwa sa na kibaze jishe gikomeye. Aracyari kuri jogajoga, afite amafaranga muri beka, afite muri KCB, afite muri banke, afite kuri momo, iduka na depo, ariko aracyaryama kuri jogajoga ku rutara. Umunsi rero ni umuvumo w'urutara nyina yaryamagaho na se wabo, ukimukurikirana ntiyiyakiriye. Ariko harano ushobora kugera muri shambure, nyiri umuvuga butumwa, harano nagiye bandaza mu cyumba. Iyo numvaga naniwe mu mutwe, najyaga kubasura kugira ngo bandaze muri icyo cyumba. Iyo numvaga narushye ivuga butumwa ryanshyuhije, najyaga gusura iyo famiye, bakangaburira ku meza, bakanandaza mu cyumba. Nkabwira nti kandi ndamara iminsi 2 ngamye mu gitanda kiza mu mashuka y'umweru, nireba mu birahure, igitanda kirimo toilette na douche nziza, umva ukumva uruhutse mu mutwe. Hari abantu bakize ntibamenya ko bakize, ngo bahindura ubuzima, bahindura imyumvire, bahindura ubuzima bw'abana, kandi barasenga n'abakristo ngo hoya ngo nugupfusha ubusa. Nsoze nkubwira, ubu ntubona ko ari isaha ya saa 6 kata hano mu mangazini mu mujyi Quartier Commercial, uraza gusanga abagabo bafite amaduka yunamye. Ubu bari guhamagara abakozi ngo mugeze hehe, mugeze. Ugasanga umugabo afite iduka cenkayo rifatika, iduka ry'imyenda, ariko afite umukozi ukura ibiryo ku Gisozi, ukura ibiryo Kagugu, ukura ibiryo Nyarutarama, akabizana n'igare na moto n'igisorori. Umunsi iriya moto izakora gisida, igisorori
n'ibirayi na makaroni n'imbwija n'imvange batekeye bose bikajyanyagira bakamuhamagara bati mo tuyigushije umukozi wawe ngwino urebe araguye ibiryo bya bose binyanyagiye kuri moto mwabaga mwe muri karise komerciale muri Nyabugogo muri Kimisagara muri Kimironko bagemurira ibiryo mufite amaduka uwo nguwo ufite hoteli coffee shop iruhande rwawe azagurirwa nande uwo ni umwuka w'ubukene uzakora ubushakashatsi aho merutse kujya ikigabo cyubitse umutwe rwose mwiduka ringana n'isoko kiri kurira mu gisorori ngo kimwe gishyushye bita ntera urusoni ni wagisambo nipo nuracyameza aramwaragurika ngo urumva ngo ibiryo byo muri resitora ngo bitera inzoka kati kajinara Yesu barabona ndwaye inzoka inda yangira irabyimbye uwo ni umwuka w'ubukene kwishura igare rikuzanira ibiryo ufite iduka hirya hari resitora hari hoteli wumvise ni inkoramo ugasanga abantu bashajishijwe n'imibare ni mugabanye imibare muri mate Yesu Kristo ni uwa mbere afata isamake 5 n'imigati 5 akagabura abantu 7,000 abagore n'abana batabazwa uwo rero ni umwuka gukira rero ni uguhura na pasi nibaguha inkoko urye nibaguha ifitiri turye ugakora mu mfuko ukamuha kavuga ati nahuye n'umukire na uwo munsi akakemura ibibazo ubwo twahuye urabizi hari igini riri bupfe hari igini ripfuye inkoko iraribwa ibyo nibyo bita gukira umuntu agakiri kugazasanga aracyafite ubuntu bw'ubutindi aracyafite ubuntu bw'ububazo arahuma araza yagera mu rugo yasanga muri umuna we yaje kumusura ibibazo bikavuka araza yabona baramube mu rugo agahuma ataba abantu bazagenda gute wowe wa mugore we urya ibiro 5 urya ibiro 10 urya ibiro uwo ni umwuka w'umururumba kwa Salomo babagaga ihene 100 bakabaga intama n'inkoko zitabarika abantu bose bakaza bakajya ikimenyetso cy'uko umuntu yageze mu rugo rw'umukire ni ibyo kurya bitandukanye ni ibyo kunywa bitandukanye ni indabyo nziza n'amarange meza ni ibintu bitandukanye bibereye ijisho ni jaride nziza n'abana bibiduhagire n'imodoka ziparitse mu rupangu wumvise n'uburiro uryamamo ubwo se kukanga abantu nguru umukire iwawe hari iki ibyo nibyo abantu bakwiriye gutekereza iyo rero wamaze kugira imyumvire uhindura imyumvire ikagera aho ngaho urakira nubwo watunga bikeya nta muntu ukunyuza mu ijisho nta muntu ukunyuza mu ijisho hari abantu bari muri uyu mujyi bagenda n'amaguru ugasanga umuntu ahagaze ku cyapa amasaha 2 ateze icyapa moto ntayitega ateze bisi kandi afite amafaranga kuri konti kugura kamodoka je hariya yige gutwara imodoka ni yakagura ngo amafaranga ntabwo uzayajyana hari abantu bubatse amazu akomeye muri uyu mujyi barapfa ari kuribwa n'abana amafaranga yabo hari abandi bashinze inganda barapfa ubwo se ubukira utagura mu imodoka amaguru yakujya kubera guhagana ku cyapa uhora uretse amaboko ati wamaye rifite wamaye rifuti ejo bundi naramutwaye umugabo ufite amafaranga nzi musabye rwose ndi kumanuka ari kuri iyerika ubwa mbere naramutwaye namwana wa sinzongera kugutwara amafaranga utunze nibyo utunze utega rifite gute wamupagani byakunaniye kugura imodoka arambwe ati cyakora umbwije ukuri Imana iguha umugisha ubu yaguze akamodoka aritwara abandi bwira umugore watangire yiyubake kwiyubaka nuko uzagura imodoka ukajya iwanya umugabo agutwaye kwiyubaka nuko abana bawe uzajya batwara n'imodoka yawe kwiyubaka nuko muzahindura ubuzima izi nyigisho zanjye rero zikora kuri domene yose ushobora kwigisha abantu guteka ushobora kwigisha abantu guhindura imyumvire n'imitekerereze bakamenya yuko ibintu ari twe byakorewe hari ijambo yenagira mu tugana ku musozo cy'ikiganiro abantu muri iyi minsi iyo twahuye n'umuhanuzi akaba ari n'umushumba byongeye hari ibintu byinshi cyane biri buhinduke kuba warahawe izina rya apotre siryo watoraguye no kuba rihawe muri kirabantu iri jambo hari abantu bafite ibitekerezo bibajyanye kure hari abantu bumvishe no jambo akaba hari ibindi bintu runaka bihindutse cyane kuri bo nkuko natangiye mbivuga uyu munsi akaba ari ibyemezo bagiye gufata kugira ngo bitandukanye n'izo karande ziwabo cyangwa se n'ibyo bitekerezo biba bose ijambo cyanditswe uyu munsi
ngira ngo icyanditse nakibahaye hariya ni kuwiteka bwira ku Yesaya 45 kiriya gice bagisoma. Nzagukingurira inzugi zikinze, ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. yes nijye Uwiteka nta wundi, nta yindi Imana iba hatari jyewe. Nzagukenyeza nubwo utigeze kumenya. Imana izagukenyurura imyanda, ibibazo, ingorane igukenyusa. Nibivuga abantu nibabyizere. Hanyuma inama kuri ibi bintu byose mvuzeho, icyambere ugomba kubanza kureba kwinjirwamo na ya confidence yo kwibaza ngo kuki ibi bintu abandi babigezeho ye ntarabigeraho. Gukora ufite intumbero yahuva nahujya bizaguhesha gutera imbere. Gukora ufite intumbero yahuva nahujya bizaguhesha gutera imbere. Kabiri, kureba societe y'abantu muri kumwe mugendana. Iyo ugendana n'abantu baguca intege nawe ucika intege. Reba abantu mwiriranwa mugendana bakungura iki. N'abantu bakwigisha kuzamuka, n'abantu hora badindiza ibitekerezo byabo. Tandukanya. Iyo ushaka kwaguka ari n'abantu utandukana nabo, kuko ntacyo uzabakuraho nta naho bazakugeza. Ihame rya gatatu, sibyo? Ibintu byose ugiye gukora bisengere kandi ubikure mu magambo, ubishyire mu bikorwa. Ngiye kubaka inzu, reka ngura amabuye ntangire. Ngiye gucuruza, reka koko ngiye gusaba ideni, reka ideni ndisabe. Kane, bya bindi erekana yuko ibi bintu byose ukora atari byo uzasuzugurisha abantu, ko bizaba kuzabikoresha wubahisha Imana n'ijambo ryayo n'umurimo w'Imana. Uzatera imbere vuba, uzabona umugisha vuba, kuko Imana izabifitemo inyungu. Naya magambo nabwira abantu. Ikindi nasorezaho, banza noneho ukontorora urebe aho mu muryango wacu nta nyatsi bamwe, kuko inyatsi nayibaho. Hari imiryango bubatse igikuta ku buryo udashobora kurenga icyo gikuta. Ukirenza uhita upfa cyangwa uhita uhomba. Niba wubatse inzirengeje yo mu muryango wawe barayitwara mu cyamunara. Urebe ubuti noneho rero kugira ngo ntangirire ku butaka bwiza, reka mbanze nshaka umuntu ankorere deliverance. karande ni bisekuru zose ziveho. Hari uburwayi bukurikirana n'imiryango, reka mbanze nirukane uburwayi, ndandurwe muri ubu butaka buburwara, nterwe mu butaka bushya. Hari umuvumo wo kudatera imbere, reka uyu muvumo ubanze uveho, numve ko noneho ntari umuntu ugiye gucururiza mu muvumo, ngiye gucururiza mu mugisha. Ikonegite, ariko kwikonegita urabyumva, icomeke, ihuze n'imbaraga z'ijuru, unihuze n'imbaraga ziri hejuru y'imbaraga zawe. Nicyo Elisa yakoze, yikonegise kuri Elisa. Nicyo Elisa yakoze, yikonegise kuri Eliya. Eliya akora ibitangaza 7, Elisa bamwikonegiseho akora 12. Nicyo Yosuwa yakoze, yikonegise kuri Amose. Imana itwaye Amose, ijuru ritangira gukoresha Yosuwa. Ibyo biri kumvikana. Buri muntu wese nawe ikonegite, igana. Ubuti bingiye kwigana nanjye birakunda. Shaka umuntu ugusengera. Ntushobora kubaho niba udashoboye kwisengera, shaka ugusengera. Usanga abantu bavuga baraharindagiraga umwenda ukingirira hera cyane, ngo watabutsemo kabiri, ngo natwe twigererayo. Ko wigererayo kugiye gusaza utarongowe, kandi abona asengeye barongorwa. Ko wigererayo, ko wize diploma imeze nk'urupapuro wabuze akazi, aho ni wigiye mu muvumo. Hari ibintu uzasengera imyaka 7 my friend. Gabanya imyumvire niyo mitekerereze. Hari ibintu uzasengera imyaka 7 ujye mu butayu, ujye mu buvumo urambirwe, ahubwo bigutere kwihakana Imana. Ariko je mbitegeke mu mavuta y'umuhamagara Imana yampamagaye, ujye kwibona ubone uteretse amaso mu gatimba kuwa 6 saa 8, ubone wicaye muri shop warongowe, ubone uri kwivora nawe uri kuyikatega nawe byakubera. Ntawe bitabera kubaho neza. Ibyo reremera yuko byakunaniye. N'abantu nkeneye gusengera muri aka kanya, nabaza kumpamagara kuri nomero 0788554118 nano bati mu byukuri naragerageje. Wawundero bango jewe kuki bansengeye, ningusengera uraguma wizere. Harabona sengeye ntibata mukanya bibagirwa ko nabasengeye.
guma wizere. Hari nabo nasenge babati Joseph nibo bari gusapotinga ibikorwa byaho nkorera, nibo bari gusapotinga ibikorwa by'umuryango wanjye, nibo banshyigikira ku manywa na nijoro, kuko abati ibyo twizeye twabyizeye neza turakira. Dusenga Imana. Amen. Nyagasani Imana iri mu ijuru, lebodi ni hayi ini ori ragando lebo. Haleluya. Ndatura kwizera gukomeye ku muntu wese. Ndasabye kugira ngo abantu bumva aya magambo mvuze bahindura imyumvire, bahindura imitekerereze, bamenye uburenganzira bwabo, kandi bamenye ko mu isi nta kintu na kimwe tuzakuramo, maze ubutunzi bafite babukoreshereza Imana, nabo bige kubaho mu buzima bwiza. Mwami, dukeneye abantu bafite roho nzima mu mubiri muzima, batuye mu buzima bwiza bw'amahoro. Abo bantu Mwami uzamura abakristo, hindura imyumvire n'imitekerereze y'abakristo n'iy'abakozi b'Imana. Mu izina rya Yesu, tukiri mu isi abantu bakwiriye imigisha, ubuzima bwabo bugahinduka, imibereho yabo igahinduka, maze ababibonye bagahimbaza Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Mu izina rya Yesu, amen. Amen. Imana ibaho umugisha. Mwese mwari mudukurikiye. Apostle tugushimire cyane ku mwanya waduhaye. Gire ngo iki kiganiro ufite ibindi bitekerezo cyangwa ibindi bibazo ushaka kugana nawe, uhamagare kuri nimero ya telefone yanditseho ngaho, muganire, umusure, nawe azaguha umwanya muganire, kandi hari byinshi cyane bizafunguka. Ushobora kumva yenda hari ibindi nagushaka ko tuganira, ushobora kubyandika muri comment. Ibihe byiza rero ku bantu wese mukuri Impanuro TV, ukomeze kugira ibihe byiza. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.